ibintu gute bimbaho koko. Umwana namufashe mbyishimiye, inzu yuko no tumufatikanyije azaba byishimiye, ariko ugasanga nyine nyuma na nyuma bigenze gutya, ukibaza subu kukimana nyine, ugasanga kenshi wise ko wicuza. Toni, ni iki cyatumye uva mu butinganyi? Urukundo man. Urukundo, ariko nyine naje gusanga urwo rukundo ubundi byo mw'iyi minsi byambayeho. Umwana wanjye ngomba kumurera ko byagenda kose, byaba bigoye byaba biruhije, ako nyine ibaze ukagenda kwandikisha umwana se, cyangwa nyine kumwe bajya kubandikisha mwirangamimerere, bakagusaba nyine papa we nyine ukamubura. Ntabwo ngomba gucika intege nyine uko papa wari ntawe, ngomba kubikora kuko buri Imana yamumpaye hari impamvu yamumpaye. Ngayibaze kuba ufite umwana ariko batamuzi mu gihugu, ari ikintu kimwe cyabiteye kuko adafite se. Uyu ni Umutako TV, tugera hirya no hino henshi hatandukanye, tubagezaho amakuru menshi atandukanye uko bwije n'uko bukeye. Aka kanya tukaba turi kumwe n'umukobwa, ntabwo ari ubwa mbere nakubu yabaye umubyeyi. Tukaba turi kumwe na Toni, twamusuye twifuza kuganira nawe, tunamushimira umwanya yaduhaye. Uyu ni Umutako TV, ngushimire wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe yuko gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Toni, ikaze ku Umutako TV. Murakoze. Nisho useka? Nani murakoze kunyakira. Icyo nari nsetse nuko nishimiye kongera kukubona, twese tukiri bazima, tumeze neza. Toni, nuko rero ubura twise. Ndatwisesha none. Ese uri kubivuga uri kubyoroshya ukuntu? No, njyewe ese wabuze ikiciro, niba ari ikiciro wabuze nk'ikiciro wabishyiramo nyine muri make, ntago wumva ko bishoboka se? Njye nyimara kubyumva ntago nabyakiriye. Umumama kabisa nyine wihiringa uko ashoboye kose. Umumama mbese ntago biba byoroshye, ariko akora ubushoboka bwose akabasha gukora icyo agomba gukora. Okay, sindibuze kwinjira cyane, sindibuze kujya kure cyane, ariko hari akabazo k'amatsiko nshaka kubanza kukubaza kugira ngo tubone kwinjira mu kiganiro neza. Witeguye ko kansubiza? Niba ari ibintu mbaza, nari ibintu bari byoroshye ndagusubiza. Kuki ukeka ko byoroshye cyangwa byabikomeye? Ko siko mu bibazo bikomeye. Muri siko tubazi. Toni, ni iki cyatumye uva mu butinganyi? Urukundo man. Urukundo, ariko nyine naje gusanga urwo rukundo ubundi byo mw'iyi minsi byambayeho. Ibaze nyine iyo ukunda umuntu ukamwimariramo, nawe akakwereka yuko agukunda, ariko nyuma akakwereka yuko nta n'ikintu wari uvuze imbere ye. Ubu muri aka kanya nyine nibwo twahuye nyine muri rwa rukundo nyine ngatwita. Ngatwita, ubu narabyaye umwana, ariko nyine iyo urebye ubyaye umwana wari uzi yuko umugabo murakundana, aragukunda, ariko akaza yakubwira ati nta foto. Ibaze nyine umuntu akakubwira ngo nta foto yuko utwite, ariko wajya kubona urabyaye ukabona ari kuza setting ibirenge iwawe, arashaka kureba umwana kandi yarakwiyakanye. Yani ibintu nyine biba bigoye, ariko ubu ibaze nyine kurera umwana uri wenyine, ukamwitaho, kandi burya baravuga ngo umwana agomba kurerwa n'abantu babiri. Ibaze rero ko umurera uri wenyine, nyine ni ibintu biba bigoye cyane. Ariko nyine uko umuntu ko bigenda kose, n'Imana ibasha kugufasha. Ndakeka yuko nubwo abagabo nyine bihakana abagore babo cyangwa bakihakana abana babyaye, ntabwo ari bose. Akenshi njye nkunda kubivuga, nkabura nyine uburyo nabita, ariko buriya niko baba bameze nyine, gusa ntabwo ari bose. Ubwo rero nyine
umwana wanjye ngomba kumurera ko byagenda kose, byaba bigoye byaba biruhije. Ako nyine ibaze ukagenda kwandikisha umwana se, cyangwa nyine kumwe bajya kubandikisha mu irangamimerere. yeah. Bakagusaba nyine papa we nyine ukamubura. Yani ibintu nyine bitaba byoroshye tu. Komera mu mutima, kandi biranga Imana isumba byose, siko? Imana n'ubundi niyo nizera, burya ikora ibintu byose byanga byakunda, byakoroha, byakomera. Icyo nzi cyo ko ngomba kuzarira James agakura, buri kintu cyose nyine akenerwa. Njyewe babyikunda kuvuga ngo ni ukwiringa, nzakigeraho kandi nzakimubonera. Ntabwo ngomba gucika intege nyine ngo ni uko papa wari ntawe. Ngomba kubikora kuko buri Imana yamumpaye hari impamvu yamumpaye. Ego, naho kuza umugabo akubwira ngo aramukeneye, kandi muri cya gihe utwite ntabwo yigeze kuba hafi. Uzi buri umuntu yatwite ntabwo mwabimenya. Umva shobo ukeneye umuntu uba hafi yawe, guha keya, atari nyine akaguha keya. Urumva nyine yanyitayeho mu gihe gitoya, ariko nyuma nyine biranga. Nyine arabyanga. Gusa ubunaniwe abe guteka nyine ibintu, nawe ibaze nyine ibintu uba ukenera uri umugabo cyangwa uri umukobwa udatwite. None ibaze kuba ufite turagira gutya, benshi barabizi, yari James yari ari mu nda ari munini cyane. Ariko nyine ukabura umuntu ugufasha ibyo bintu byose. Nyine ukibaza si ukweri kuki nyine akenshi yari gita ko wicuza, ukavuga si kuki Imana ibintu gute bimbaho koko. Umwana namufashe mbyishimiye, inzu yuko no tumufatikanyije azaba byishimiye. Ariko ugasanga nyine nyuma na nyuma bigenze gutya, ukibaza si kuki Imana nyine, ugasanga akenshi wise ko wicuza kuko biba bigoye pe. Noneho akenshi uzarebe niyo utwite ukavuga si nyine ari byinshi uba ukeneye. Ariko mva abagabo nyine nuko nyine atari bose, ariko ubundi bakagombye kuba abana beza. Nyine ugasanga ni ibintu bikugoye, ukavuga Mana basi gomeza unkomeze, niwe watumye biba. Komera mu mutima, ntago turi buze kugutindira, kandi Imana yakubaye hafi, Imana yakurinze muri uko gusama kugereza isaha ukabyara amahoro, ukava kwa muganga umwana akaba ameze neza. Ndizera ko Imana n'ubundi ibisigaye nibyo byoroshye kandi zabikora. Kuko nyine ndabizi neza, gusa nyine ikintu kiba kimangayikisha ni ukuba nyine utamubona. Nk'ubu noneho James urumva ahantu ageze, ni wa mwana nyine ukenera papa we, ni wa mwana nyine kuba yumva yamajwi. Uburyo yumva yamajwi abiri atandukanye biramufasha. Kuko ntawe nyine nta kundi nyine ni ibintu biba bitoroshye. Gusa Imana ibihari. Reka ngushimire we dutangiranye iki kiganiro, nizeye ko turaza kukijyana ku musozo. Turi kumwe na Tony, twe twifuje kumusura nyuma yo kwibaruka, ako mu gahinda kenshi kirango murimo kumva ibyagiye bimubaho, ntabwo byoroshye. Reka ngusuze wowe rero uri mu nce zigiye zitandukanye. Burundi ndizera ko mumeze neza cyane. Uganda Mugamba Mutya Mujebale Kiganye kiriho, nizere ko Congo mumeze neza cyane. Australia aba diaspora mwese turabashuje bari mu duce tugiye dutandukanye hirya no hino ku isi. Uyu ni Umutako TV. Tony, mwari mumaranye igihe kingana iki mbere y'uko usama? Tumaranye igihe kinini. Ko burya ndakeka nubwo umuntu mwamukundanye amezi 5-6 cyangwa umwaka, burya bari igihe kinini. Burya icyambere nuko mubona ko mufitanye urukundo. Yego. Ariko nyine iyo bihindutse hagiye ubona uvuga si twahuye ejo, ubona ni igihe gitoya nyine bitewe n'ibintu abagukoreye.
ni ibintu nyine bitaba byoroshye. impamvu ishobora kuba yaramuteye uko kwihakana umwana kuri wowe ubona ari ngiye mpamvu ishobora kuba yaramuteye kuba yakihakana umwana? Ntabwo nayimenya kuko ubwo niyo mpamvu yatuma kuko wihakana umwana, ko tubizi twese umwana ni umugisha. Umwana nyine nta kintu wamunganya nacyo, ahubwo nyine ni kwa kundi nanjye ntabwo nabasha kureba mu mutima w'umuntu ngo menye ngo se umutima we hameze gute. Ntabwo rero nshobora kukubwira ngo nyine ni iki cyabimuteye, ahubwo ni wa mutima. Ubundi hari abantu baba bafite nk'imitima, si inyamaswa se buriya zigira imitima mibira, niba abantu baba bafite imitima yijimye, umva nta rukundo nyine muri bo, bameze nka Satani yaje ikabarikamo ikintu cy'urukundo bakakibagirwa. Ngabibazo nyine nawe umuntu wihakana umwana, gusa urumva n'umuntu mbese nyine n'ikintu cyo cyose yakihakana, ngabibaza umwana. Ntabwo namenya impamvu. Ako njyewe papa w'umwana nta nubwo muzi. Sinzi impamvu utamuzi. Ntabwo muzi kabisa. Nshaka kumuvugaho nyine gusa usuguye icyo utamuzi. Igihe nkuzi rwose igihe hano negeze mbona. Mva ntukamubone. Ubu se muravugana kuri telefone? Wapi, ahubwo yigeze kuza ngaje kureba umwana. Gusa ubwo ngayibaza umuntu uza kureba umwana kandi ataragufashije muri cya gihe wari ufite akababaro, muri cya gihe wari umukeneye, ngahubwo aje kureba umwana. Ngayibaze nawe. Bivuze ngo waripeveye byose kuva wasama paka aho James ageze ubu ngubu. Nubwo bitaba byoroshye, ako ngayibaze kujya kwa muganga, noneho wakuriwe ibise byagufashe, noneho ibise buriya biraryana. Iyo ugize amahirwe ukabona nk'umuntu uguhumuriza nyine, wenda nyine biragufasha kuba uvuga ati mfite umuntu unyitayeho. Aho ukabona ufashe urugendo uragiye kwa muganga, uvuyeyo nta muntu nyine uri kubona, ntabwo uri kubona umugabo nyine. Shaho waramukundaga, shamana baratengwa. Umva naramukundaga byatari, kuko ikintu nyine cyankomezaga kenshi nk'ubwo ndi no kubise. Byibuka navugaga ngo njyewe wabishatse nyine, reka nihangane musunike umwana wanjye ndamushaka. Nicyo kintu nyine cyagomeje kunkomeza, nyine nkagomeza nihanganye kuko buri ibise biraryana cyane. Ubu ufite umva nyine kumwe bavuga ngo subirayo nta maho, bababeshya. Bababeshya rwose. Ubu we ntibasubirayo. Shawapi. Umva nyine nta kintu ushobora kubigereranya nacyo mu buribwe. Nyine ikintu kigomeza kigukomeza ni kwa kundi uvuga ngo hari uwo ntegereje, hari umuntu ntegereje, reka ngomeze nihangane. Ko ngiye akenshi nakunda gukomeza mvuga Imana nyine, mvuga Imana, umva ndihangana pe. Ariko ubwo bigeze nyine kwa kundi ugiye kubyara nyine y'amasaha no gutaha nyine hari ahantu nyine muca kwa muganga, ahita ko nyine bakubaza umugabo. Uzi kukubaza umugabo, uzi yuko utari buze no kumuhagarara kuri telefone, uzi kukubaza umugabo utari buze no kumutegereza, cyangwa no kuvuga ati ngo ejo tuzaza, hari aho yagiye wenda nko muri misiyo cyangwa ahandi hantu. Kandi umwana akeneye kwandikishwa. Umwana ako kanya agomba kwandikishwa. Iyo yandikishijwe agomba kuba ari mu gihugu, bazi yuko wa mwana ahari. Umva ngayibaze kuba ufite umwana ariko batamuzi mu gihugu, ari ikintu kimwe cyabiteye kuko adafite se. So nyine urumva ni ibintu bitaba byoroshye. Hari ukuntu njya mbona hirya no hino ku nkundo z'iki gihe, ku ngo z'iki gihe, ukajya kubona ukabona umugabo ashwanye n'umugore, cyangwa umusore ashwanye n'uwo bateguraga ubukwe, umusore ashwanye n'uwo bakundanaga, ariko nyine bikavugwa cyane ko umugabo ari we munyamakosa. Wenda nashaka kumenya hagati aho ngaho ku mpande zose, we nta kosa waba waramukorera ryaba ryaratumye afata uwo mwanzuro? Nta kosa namukoreye pe. Gusa ubwo wakorera umuntu ikosa
ubizi yuko umutwite nyine ntakoze kandi burya buse n'amakosa burya atababarira sibyo nyine ntakosa kuko usubwo ni kuriye kosa wakorera umuntu ku buryo yahakana umwana. Ndacyagusaba kwihangana. Ni ibintu bitabyoroshye ubwo rero ntakosa. Komera ihangane mu mutima kandi uramugabo wishiye umutekerejeho rwose nawe Imana irabizi. Cyangwa irabizi. Ubwo rero izi saha aramutse aje akagusaba imbabazi akuzi ibaza akakubwira ati mama James ihangane ibyabaye byarabaye tureke kureba ibyabaye tugendane n'ibyanonaha noneho akuzuza inshingano nk'umugabo mu rugo ntabwo wamubabarira. ntabwo nakubwira ngo nakora iki ariko umuntu utarabashije kukwitaho muri cya gihe ko kumukene kuko ndakeka nubwo muri iki gihe biragoye pe ndabyumva ko hari byinshi ubu nsabwa ariko ndakeka yuko tuvuge ko bikomeye se kurusha ibya mbere ahubwo numva ntamubabarira pe ntago no kwicarana nawe ubwabyo birambangamira ntago nyine bishoboka ntago bishoboka pe mba numva ahubwo igihe mba nibaza subu umwana mu minsi mike ntakura akambwira ngo mami usi dadi ngo ngariye ibyo bibazo nabyo buriya igihe mba numva ntinya no gusubu nzamusubiza iki nyine mba numva nabyo ari ibibazo bingoye gusa icyiza James aracyari mutoya ntago ibyo nyine ndabyihorera nabyirengagiza. ubu afite igihe kingana iki ubu ngubu iri joro mu kanya saa 45 araba yujuje iminsi 5 uko yavutse kuri 4 z'ukwa 9 kuwa 6 saa 7:45 z'ijoro umva ko yakuze. Turacyari kumwe na Tony muzi hirya no hino hagiye hatandukanye akaba yitwa mama James yarabyaye no mubyeyi turimo kuganira ngira ngo namwe rero abakobwa murimo gukurikira iki kiganiro abasore murimo gukurikira iki kiganiro abagabo muri rusange twese abantu muri rusange twibuke kuba twajya tujya mu rukundo tubona ko tuzabirambamo kuko tureke gukinira mu mitima ya bagenzi bacu kuko n'Imana ahirira reba kandi buriya hari abatemera ko Imana ihana kandi buriya ngiye gukubisa ikinyafu irihanukira. We rero ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe ushobora kunyura muri description cyangwa ukaduhamagara tukakwamamariza ibikorwa byawe bikagera hirya no hino biroroshye cyane. Turi kwa Tony turi mu rugo. Tony James n'umuhungu hari ukuntu umuntu utwite yagiye kwa muganga abona bamuherekeza wenda mu bantu baziranye mu nshuti ze muri famille cyangwa se yava kubyara akabona umuntu umufasha ku mirimo yo mu rugo hari uwo twabonye hariya ubu ngubu ubona umuntu ubasha kukwitaho nyine buriya wabonye niko kundi umuturanyi avuga ati reka mumuhe kubwa urumva n'umukozi 15,000 ntago namufata buri kwezi ntago najya nyabona ibana umuntu bavoti reka nze ngufashe nyine umuturanyi kaza kuko urumva nko mba ntarakomera umugongo mbashe nko gufura imyenda cyase no gukoropa avuga ati reka nze ngufashe nyine imirimo mikeya niwe nyine uri kumfasha mu iyi minsi umva ni ufite ni kwa kundi nyine uba warizigamiye uzi kubana n'abantu. Hari ukuntu ababyeyi babyara ukabona umwe yabyaye abazwe wabyaye neza wowe urwo rugendo byagenze gute? Ngiye rwose akenshi ndakundaga kuvuga ngo nzamwisunikira abana nagiye ku gisepe nagiye ku gise nk'abandi babyeyi
mva ndamusunika nyine nabyaye neza, nkunda kubivuga iryo jambo. urabona ko utangiye kumwenyura noneho. Iyo nyine bigeze kuri James ndihangana kuko buriya ni byose kuri njyewe. Naramwibyariye nyine neza kabisa, aciye hasi. Tony, uri icyamamara, abantu benshi barakuzi. Umaze kugera kwa muganga ugiye kubyara, abantu buriya babirebaga gute? Ahubwo abaganga nibo nibuka, abaganga nyine bambyazaga bambwira ayo majambo nyine ngo sinzi ukuntu babivuga, niba ari ubusitari sinzi ukuntu babivuga nyine. Abana bampaye keya pe, buriya abantu abaganga b'Akacyiru ndanabashimira, bazi kwita ku babyeyi cyane. Ubu uri gupuraninga iki nyuma y'uko umugabo akomeje kwihakana umwana, nyuma y'uko nawe uvuga ati sinshobora kuba namubabarira? Uri gupuraninga iki noneho? Wari umaze kutubwira ati umwana ejo n'ejo bundi azaba yegeye hejuru, azambaza se, mfite ipfunwe, mfite impungenge z'ikintu nzamusubiza. Ariko noneho ubu ngubu uri gupuraninga iki nk'umubyeyi numara gufata agatege? Umva nyine, urumva muri iki gihe nyine ibintu ndiho ni ukwita kuri James, akabanza nyine akuzuza y'amezi umwana bagomba kumwonkerezaho nyine nk'ababyeyi. Then ayo mezi yamara kurangira ni ugusubira muri ka kazi kanjye nk'ibisanzwe nka filime, kuko James nubwo nyine umuntu atababona ngo niba ari ngari vitamini cyangwa iki mu bushobozi bwanjye mfite, ariko mbasha kumwonsa bihagije. Ko buriya akenshi abaganga barakubwira ngo mwonse yibura ubwo nyine nk'inshuro ubwo 8 ku munsi, uko byagenda kose nyine. Kandi ugomba no gufata indyo yuzuye nyine, nubwo bitaba bihagije ibyo mbona, ariko ngomba kumwonsa bihagije ku buryo y'amezi 6 agomba kurangira. Ariko n'ubundi nyine n'akazi ntabwo nabura kutagakora, nyine nsubira mu bya bintu byo gukina filime byanjye. Tony, abantu benshi barakuzura icyamamare on this time. Aya masaha aho tuvugira ntabwo bimeze neza, umaze kubitubwira. Kwifatikanya kurera uruhinja, urabona urakodesha, ni urugendo rukomeye kandi rutoroshye. Hari abantu benshi bakuzi, hari umuntu urimo kureba iki kiganiro ushobora kuvuga ati ubu Tony ndamugeraho gute? Tony ko numva nshaka kuba namwohereza agasukari, Tony ko numva nshaka kuba nazamugeraho iwe mu rugo. Nk'abantu badukurikiye hano ku Mutako TV, umuntu wakifuza kuba yagira icyo agufasha aka kanya, wanyemerera ukabaha nimero zawe? Ntabwo wamenya niba buri muntu wese aba avuga ati subo n'umuntu koko nyine si iyo pampa se cyangwa iki sinzi, ariko nawe nyine wayibaha, subize bayikwatse cyane, bayikwatse wayibaha. Twagiye 07 7 oya yitangire neza, yitangirire bitaza kubacanga. 07 8 60 334 07 8 60 Iyo no kuri WhatsApp iriho? No kuri WhatsApp. Wowe rero urimo kureba iki kiganiro, ngira ngo ibyo tunarimo kutuganiriza urimo kubyumva, ushobora kuba wakifuza kuba wagira icyo umufasha muri ubu buzima bwo kwirirana umwana. Amaze kubaha nimero, tunasoza ndaza kumusaba yongere ayisubiremo, ukaba hari icyo wifuza kuba wamufasha. Amaze kutubwira ati no kuri WhatsApp iriho, ushobora kumwandikira kuri WhatsApp, ushobora kumuhamagara, ushobora no kuba utari muri iki gihugu turimo cy'u Rwanda, uherereye hanze y'u Rwanda. Ibyo byose birashoboka kuba wagira icyo umufasha, ibintu byose byaroroshye kandi ni byiza. Buriya ushobora no kuba ufite igiceri cy'ijana, ariko igiceri cy'ijana iyo wigomwa ukagiha umuntu, nawe Imana ngo kuba ngo niba ari 7 ndabeshya Tony. Abashuti bawe bagiye bagusura, mu bantu mwagiye mubana hari abagiye bakugeraho? Umva abashuti banjye pe baransuye, ndanabashimira cyane. Buriya nka Vidi nka boss ndamushimira, yanzaniye yakanyine
yakaburana umwana mwiza ko burya nk'umuntu mwakoranye ukaba wicaye akagutekereza waba ari ibintu by'agaciro. Yakayaransuye na Yemi ndamushimira pe, nyine abo bose ni inshuti nziza. Burya iyo abantu mwabanye muri bya bihe byari byoroshye by'ibyishimo, wagera mu bihe by'akababaro bakakwibuka, aba ari iby'agaciro. Ndabashimira ni ukuri. ndi kukureba nyine nkatekereza byinshi. Ntibiba byoroshye, gusa nyine buriya icya mbere ni ugusenga. Gusa ntago Tony ngereka nkubwira ijambo rimwe, ntago kubabara ntibyabura, agahinda ntikabura, ariko ugomba no gushima Imana kuko buriya hari icyo Imana yashakaga, hari aho yashaka kugukura. Buriya ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ibyo tunyuramo, ariko noneho Imana ikagira ahandi hantu dutegera kugira ngo idufatishe, tube hafi yayo, tuyegere. Kandi dore tunayishima. Buriya Imana ikunda abantu bahora bayishima, abe mu byiza abe mu bibi, dore dushima umwami Imana. Kuko Imana yatumye uva muri iriya mico, niko nabivuga, kuko ntabwo yari imico myiza. Nanibutsa nyamuneka abakobwa mukuri iki kiganiro, muhagarike, musigeho rwose. Ugasanga ugiye gukora imibonano ugahuza n'umukobwa mugenzi wawe, abagabo cyane cyane abagabo, noneho isi igeze ku musozo. Rero reka dushimire Imana kuko urumva hari aho yagukuye. Yego warasamye, nubwo bitari byoroshye, n'ubu bitoroshye, ariko buriya ngo ejo birahinduka. Bishobora kuba bitameze neza uyu munsi, ejo bikamera. Ushobora kuba uyu munsi ubabaye ngo ariko ejo ugaseka. Nawe ushobora kuba urimo kudukurikira hano ku Mutako TV, umerewe nabi, urwaye, wakoze impanuka, uri mu bitaro, imiryango yarakwanze, inshuti zakuvuyeho, senga cyane kuko buriya ngo nta kinanira Imana, byose Uwiteka niwe gisubizo cyabyo. Nawe ngushimire rero, twatangiranye iki kiganiro tukaba tukijyanye ku musozo. Twe twasuye Tony, turiwe mu rugo, Mama James, mama mwiza cyane. Mama mwiza cyane, Rukundo James. Imana yarandemeye pe, ndayishima. Buriya umugabo wabyaye, umumama wabyaye, umukobwa wabyaye, ajya ashima kuba babona umwana we pe wamufite. Biba byoroshye, biba bikomeye. Tony, ababyeyi bawe barabizi? Mama arabizi. Ndibuka ndi Kacyiru nyine nyimara kubyara, namubwiye ngo mama nabyaye, nyine amvugiriza impundu, arishima cyane. Nawe yaragusuye? Oya, ntabwo aransura. Kwa nyoko bukwe se, kwa papa w'umwana? Shinyagura. Sorry. Shari baze kweli. Nasabaye atagusuye, aba yayanze indosi, ubwo yajya kukumenyekanisha hose koko. Ni ikibazo kitoroshye. Twari turi kumwe na Tony, Mama James, twe twamusuye, twafashe umwanya turavuga ati reka natwe twerekere tumusure, tumuganirize, twumve, tumenye amakuru ye nk'umushuti wacu, nk'umuntu tuzi. Reka tumushimire nawe akanya duhaye ko kuba twaganira nawe. Urumva ntago biba byoroshye, umubyeyi umaze iminsi 5 abyaye, abatarakomera, abataramera neza, ngatora akabaraga, ariko nabyo ni ubutwari cyane kuba aduhaye umwanya tukaganira. Ngushimire rero wowe uri mu nce zigiye zitandukanye. Uyu ni Umutako TV, njye mwe muri kumwe ni MC Seti. Nshimire team tubana mu buzima bwa buri munsi ku buhanga bw'ibyuma. Tony, ongera ubahe nimero yawe. Mbere yuko mbaha nimero, reka mbanze mbwire nk'abantu nyine nk'abapapa cyangwa mama. Nyine nkunda kubabwira ati nk'abakobwa cyangwa abantu bashaka kujya mu rukundo, nyine banze bashishoze, bamenye ngo urukundo bagiyemo ni iki. Ese bagiye kujyanamo mu rukundo we ameze neza, ari tayari kujya muri urwo rukundo mbere yuko ushaka kuvuga ati ndashaka kubyara. Nawe wa musore we, banza urebe neza ko buriya se umukobwa ngiye kugira ngo tubyarane nawe ari tayari, nyine impande zose.
kandi nyine mukunda abana banyu, mwaba mukize mwaba mukennye, uwo musore waba nta kazi kaba koroheje, nyine gerageza ukunde umwana wawe kuko ntago uzi icyo azaba ejo hazaza. Yeah. Ikindi nimero yanjye ni 078 78 60 334. Dusubiremo bwa nyuma. 078 78 60 334. Reka ngushimire twatangiranye tugeranye ku musozo. Imana ikomeze ibamere imigisha itagabanyije, naho mu biganiro bikurikira njye muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe. Aya basi.